umuheto wabeshye umwambi ko bijyana, umwambi uragenda umuheto ugira gute? Urasigara. Umukobwa azagukura kabiri, agukure gatatu, agukure kane, agukure gatanu, ni wowe uzasigarana ubukene. Uri kubyumva? Kandi mu bukene bwawe si nicyo gusa, umugongo uzahasigara. Akora umugongo, ako kantu wari ukazi? Ntabwo nari nkazi. Akora umugongo mukobwa. Si amashuri, si amafaranga, si umuryango munini ukomokamo. Hano hari abubatse ingo batanagira n'inkomoko, batayizi, babuze abantu, babura n'ibintu, ariko bararwubatse, rwubakiye ku rutare. Urabizi bya bindi Bibiliya ivuga ari kubakira ku rutare no ku musenyi. Hari abantu barwubatse ku buryo ushatse no kurunyeganyeza wabizira. Rero ndifuza ko wagira inama na babandi bitameze neza mu nama zawe, harabo byagirira umumaro. Buri muntu nacunga izamurye, narangara. Uri kubyumva? Rubanda bamukorera akazi. Ndongenda bashuhujije inshuti bakunzi ba Aline 250 TV, mbahaye ikaze. Mumeze mute? Ndizera mumeze neza. Abari iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, abari Rwota, Masimbi, mwese ndabasuhuje cyane. Amahoro y'Imana nabane namwe. Uyu munsi rero nabazaniye umutumirwa, ni MC Misango, ni umuntu ukomeye cyane, ariko reka mubwiraze mubabwire munamureba. Tuguhaye ikaze, nukuri ngwino. Bimeze neza cyane. Kamera cyane. Yego. Bitese? Ni sawa. Amakuru rero? Sawa, tumeze neza. Nsuhuza abantu badukurikirana. Nabasuhuje cyane, mumeze neza? Turakwishimiye cyane. Murakoze cyane. Nkuko mwamwumvishe, ni MC Misango, akora mu bukwe ndetse no mu bindi bitaramo bitandukanye. Wamutumira. None hari ngo nkorahe ngo nkorahe ugenda ukora mu bintu bijyanye n'ubukwe, uri MC mu birori bitandukanye, nabwo we musinga ni byinshi, ukaba n'umunyamakuru ku binyamakuru byinshi. Nagiye nkubona ku binyamakuru byinshi bitandukanye. Muri iyi minsi ndi kukubona kuri Ino TV. Rero urumva ni umuntu ukomeye cyane. Rero cyane rwose urareba nkawe MC, njya ndeba ubukwe bwawe kuntu ubuyobora neza, abageni batakagiza, ubukwe bukagenda neza, ndetse ukenerwa mu bukwe bwinshi cyane pe butandukanye. Ubanza buri wa gatandatu utajya uboneka. Ariko ndi kwibaza nawe ufashe n'abanyarwanda buriya bukwe ukuntu tomagiza, abakobwa ukabavuga ni ba mutemba shyushyu, abakobwa b'umutima. Abo nduvure musi tujye tujyana. Oya, nge ndi gusubiramo ibintu njya nkumva. Ni ba mutima w'urugo, ukabwira umuhungu ngo utwaye umukobwa mwiza, ukamushimagiza rwose, natwe twese tukishima. Ariko ni iki gituma ubukwe cyangwa se abantu bamaze gukora ubukwe bashobora kubukora, bashobora no kutabukora bitewe n'amahitamo yabo, ariko ni iki gituma bakora ubukwe bishimye, bakabana ku bwumvikane, nyuma y'umwaka umwe, 3, 5 ukabona batandukanye? Ndagira ngo utubwire, ubona ari iyihe mpamvu? Ikibazo cyiza cyane. Ubwo ni ukuvuga ngo urambwiye ngo ibyo ntekereza. Yego. Kuko n'ibyo ntekereza. Yego. Ntabwo ntekereza ko ari ibyo ngiye kuvuga nk'uwabibonye, ahubwo ndavuga ibyo ntekereza. Uko bitekereza. Buriya kutanyurwa ni ikintu kimwe gishobora kugusenyera urugo. Yego. Nimba wowe ari nengukunze, nkagukundira iyo taye yawe, sibyo? Nkagukundira ko uvuka mu muryango mwiza ufite amafaranga, nkagukundira ko ufite n'ubwiza, kandi nkagukundira ko wize, nkagukundira ko uba muri societe nigeze kukubonamwo y'abantu nyine basobanutse cyangwa se bakunze kugaragara mu bintu byiza. Nkagukundira ibyo, nzagenda ashaka kuguprofita izo nyungu zose mvuze. Urumva ko ntanyuzwe kunyurwa noneho
n'icyagiye nkuzanye nagukunze uko waba uri, nimba uri umukire nimba uri umukene, ibyo bintu byombi nkagukundira ko ushobora kuba ibyo bintu bifite, ariko ukagira n'umutima, ukagira n'ubwiza, nkavuga ngo uyu muntu niwe ukwiye kuba mutereka amata iwanjye, bya bindi tuvuga umutima w'urugo, umugore icyuzuzo cy'umugabo, ishema ry'umugabo, uri kubyumva, inkomoko y'abanjye, inkomoko y'abanjye, uri kubyumva. icyo gihe ninkuzanira icyo, ntabwo nzemera ko uwo muntu namusenya. inkomoko y'abanjye ugashingireho, nagukunda urukundo utigeze ubona ahandi, kubera ko ndakureba nkakubonamo ko wowe uri inkomoko y'abantu banjye. hari udaha agaciro ibyo bintu. rero iyo namaze kukwambura ako gaciro, turi kujyana, iyo namaze kukwambura ako gaciro y'uko uri inkomoko y'abanjye, bivuze ngo n'undi yaba inkomoko. kandi ibyo bintu tubyita akajagari, ubundi ntibinabaho. buri muryango ugira umugore n'umugabo. buri rero abantu benshi ahantu bipfira nuko batanyurwa. hari n'ibindi rero, iyo uzanye umugore mu rugo rwawe cyangwa ukazana ukabana n'umugabo, ntugerageze kwerekana ukuri kose. hari abantu batagira ukuri muri bo, banabihisha kandi nta kintu bitwaye. ugasanga ufite izindi nshuti, wanze kwereka umugabo ko hari inshuti wahoranye ku bw'ibyo, uriho wera imina, uriho urabera imina, ugenda ubakura mu nzu ugashaka kubagumana, bizagusenyera urugo. none se ubu ngubu nimba ukiri umukobwa naragukundaga, ngiye nkafata decision nkahitamwo undi mukobwa mugenzi wawe kamugira umugore, ariko nkanga kukureka nkajya niherera, ugasanga ndi kukwandikira, sibyo? buri uzuganiriye n'abakobwa, kandi nawe ushobora kuba ubizi, ubuse nta bagabo bagutereta uri umukobwa se. ibaze none wa mugabo nimba ari wakwandikira guhuda utima, afite umugabo, afite sora, afite umugore, utekereza ko uwo mugore we rutazasenyuka kandi vuba? icyo ni ikimenyetso ushobora guhita uvuga uturu rugo rugiye gusenyuka kandi vuba. ibindi byose bishingiye kuri ibyo nkubwiye. urumva birahari byinshi bituma ingo ziri gusenyuka, ariko buriya nkubwira ari nubona ushatse umugabo, ngewe nanakumenerera ibanga, n'undi muntu utwumva abicunge neza, nubona ushatse umugabo ukabona ntumwisanzuraho, kwisanzura ku mugabo icyo ari cyo, nimba ari ikofi ye ukayikoramwo uko ubishaka, ugakuramo 5 ukajya kugura umugati ku muhanda, ukabona utisanzura kuri icyo kintu. nubona telefone y'umugabo yameneka itameneka, ntuzi ukwisa ntuzi ukwitenu, ari n'abatamenya n'ubwoko bwayo, ukabona umugabo wawe wenda afite imodoka, ntabwo wajyamo ngo urebe ibintu by'imyanda biba bibitsaho mu tubati tw'imodoka bidafite umumaro, ukabona ibyo bintu utabyisanzura, kandi wajya kubigerageza ukabona umugabo arabiguhisha, uzavuga uti narinjiriwe karabaye. ntuzirigubaririze, kuko ubundi umugore wisanzuye mu rugo rwe, telefone arayikoresha uko abishaka, akanayihamagaza n'abandi bantu bo b'inshuti, akavuga ati nguhamagaje telefone y'umugabo wanjye, bakaganira ibyo bagomba kuganira. nimba utisanzura kuri icyo kintu, uzamenye ko winjiriwe. uriko byumva, umugabo azajya muri wese yajyane telefone, kandi bibaho. umugabo akata inyuma y'urugo ngo ajye kureba ururabo yahateye, ajyane telefone. none muri toilette, burya abenshi mukurikira abagabo banyu muri toilette, uzasanga ari ako kantu gakora ureba. password y'umugabo wawe nimba utayizi, nimba utayifite, wowe warinjiriwe, byararangiye. niho handi uzashiduka ugiye kugira gute, ugiye kuba umugore ariko usangira umugabo wawe n'abandi. uriko byumva, ibyo bintu byose ntabwo umugore yabibona, nta nubwo umugabo yabibona ngo acece. ubwo nyine ruhita ruraka pe, kandi nta kindi kiruzimye, ni ugutandukana umugabo agatuza n'umugore agatuza, ariko nta mutuzo. burya ahubwo nibwo ubugiye kukabona. abagabo barakubona, umva, bajye bayigukubita ku wa mbere, bayigukubite ku wa kabiri, bayigukubite ku wa gatatu, bayigukubite ku wa kane, noneho nibayigutera bizaba noneho birangiye.
uzaba ubaye ishyano, uzaba ubaye icyomanzi, umuntu wese ntazakubaha uko waba umeze kose. Nushaka ube warize ate, nushaka ube uvuka kwandi, ubwo ubaye icyomanzi kaba kabaye. Kandi nubwo utayiterwa, burya umugore wabonye abagabo 2 3 4 5 10, nta mugore ubu murimo n'icyohe. N'umugabo rero wabonye abakobwa bangahe ntashobora kunyurwa. Orega burya muratandukanye 100%. Byawe nimwivugishwa ngo wamburanye iki, burya aba yakikuburanye. Abagore baratandukanye. Ibyo abagabo nibo mujye mubibabaza. Ntukabwira umugabo ngo wamburanye iki. Ariko ugize amahirwe akagusanga gutyo ntajye mu bandi ngo ajye kumenya iryo tandukaniro, biba ari byiza. Ubu rero kuri kino gihe Imana yonyine niyo ukwiye kwiyambaza. Ariko nanone abanyabwenge barayiyambaza ku manywa na nijoro. Abana n'umugore we bagasazana we. Yabyumva? Bagasazana. Hari abagabo nako hano hanze hari abagabo batishinga ibyohe byinshi bihari. Hari n'abagore batishinga ibyohe bihari. Hano hanze nukubona umuntu agenda ukavuga ngo umusirimu hano icyomanzi. Uriko byumva? Icyo biba bidusaba rero nkuko bivuze nukumenya izamu ryawe. Ukavuga uti jewe nashatse umugore, ntago nashatse umugore ngo senye, ukituriza. Urabyumva? Nuko nguko bimeze. Samashuri, samafaranga, sumuryango munini ukomokamo. Hano hari abubatse ingo batanagira n'inkomoko, batayizi, babuza abantu, babura n'ibintu, ariko bararwubatse, rwubakiye ku rutare. Urabizi bya bindi Bibiliya ivuga hari kubakira ku rutare no ku musenyi. Hari abantu barwubatse ku buryo ushatse no kurunyeganyeza wabizira. Rero ndifuza ko wagira inama na babandi bitameze neza mu nama zawe, harabo byagirira umumaro. Buri muntu nacunga izamu rye, narangara. Uri kubyumva? Rubanda bamukorera akazi. Yego. Nukuvuga ngo nimba warubatse ugashinga urugo ukazana umugore ukagenda nawe ukabana n'umugabo, cunga izamu ryawe. Nutaricunga ugende wibera icyomanzi, abandi barukubakira. Nta yandi magambo. Okay, ndumva nibyo bihagije yuko umuntu yakagombye kuba maso, akabera maso urugo rwe. Rero urebye inama zawe kuwazumva byaba bimeze nabi akazikurikiza, hari ikintu byamufasha. Aka abantu bari hano barasenye cyangwa barateganya kuzubaka bameze gute? Abantu bari hano hari abantu badukurikiye, hari abubatse, abatarubaka. Reka nkwereke. Ingendo yundi iravuna. Umuheto wabeshye umwambi ko bijyana, umwambi uragenda, umuheto ugira gute? Urasigara. Umukobwa azagukura 2, agukure 3, agukure 4, agukure 5, ni wowe uzasigarana ubukene. Uri kubyumva? Kandi mu bukene bwawe si nicyo gusa, umugongo uzahasigara. Akora umugongo, ako kantu warukazi? Ntabwo nari nkazi. Akora umugongo muko. Umugongo uzahasigara. Urabyumva? Imyaka ihasigare, uzi kwicuza igihe watakaje. Birababaza. Kavuga utari ko maze gusaza. Bundi hari imyaka ugeramo ukaba ufite imbaraga zo gukora. Hari niyo ugeramo ukaba usukuma, ukava mu nzira abandi bagakora. Iyo myaka benshi yo bahageze cyangwa se abazahagera kano kanya, nimba utarahagera usenge kugira ngo uzahagere warabikemuye. Ariko nimba uri muri ibyo ntabwo wabikemura. Rero kumbaza ngo yabigenza ate se nyine. Buri muntu uri kunyumva nimba afite ubwenge, aka Bibiliya niyo yavuze hahandi muri mu byahishuwe 16:18 ngo ufite ubwenge ngo naba ari uwo mubare. Bagende bahasome, jewe sinjya mu bintu bya politike by'amadini. Ngo ufite ubwenge aba ari umubare. Ibyahishuwe 16:18 uheraho. Ufite ubwenge narinde urugo rwe. Ufite ubwenge narinde urugo rwe. Amenya ati urugo rwanjye ndarugereranya n'igi. Igi warifashe utya ukarirekura
wabasha kuriyora ntabwo bibaho. si ibyo se urakoze. Okay, MC Misango nagira ngo nkushimire cyane. Urakoze Mutuyima. Erega iryo zina ryo rivuga barakuzima. Okay, baranzi nukuri. Sawa. Imana iguha umugisha cyane. Rero nshuti bakunzi ba Aline 250 TV, nukuri murumva ko izo nama ari nziza. Ikintu nabibutsa rero, nimba wakurikiranye iki kiganiro kugeza ku musozo ukaba wumvishije izo nama zigira icyo zikumarira, ikindi nimba utarakora subscribe ndagusabye ngo ukore subscribe ndetse ukore na like ndetse unagisharinga abandi babashe kukireba, kuko nkuko kikugiriye umumaro n'abandi cyabagirira umumaro. Rero ndabakunda, Imana ikomeze kubarinda no kubagirira neza, amahoro y'Imana muhorane, ndabakunda cyane.